Imena Sport TV tubagezaho amakuru y'imikino ya siporo agezweho mu Rwanda, muri Afurika n'i Burayi. Dufite umwihariko wo kubereka imikino yo mu Rwanda live. Utarakoze subscribe ahangaha, ibyiza nk'ibyo ni handi wabikura. Kora subscribe nonaha, ibiganiro byacu byose tuteretse ujye ubikunda, ukande kuri like, udukorere share, uduhe n'ibitekerezo, bizaba bidufashije. Imena Sport TV, home of sport. Reka twongere tubasuhuze tubifurize kugira umunsi mwiza w'icyumweru nshuti bakunzi ba Imena Sport TV, aho muri hirya no hino hatandukanye mukurikiranye ibiganiro byacu. Twizere ko mumeze neza cyane, icyumweru cyanyu kiri kugenda neza, cyangwa se icyumweru cyanyu cyose muri rusange cyagenze neza. Niba atari nuko bimeze, twavuga ngo life is ups and down, cyangwa se ubuzima bari hasi hejuru, none birakunda ejo bikemera, ejo bundi bikanga. Nyine ubuzima niko buba bumeze, niko tuba tugomba kubamo. Gusa nyuma ya byose ikiruta ibindi ni ubuzima, byose birageraho bigacamo. Nzanye amakuru atandukanye kuri uyu munsi w'icyumweru. Umukunzi wese w'ikipe ya Rayon Sport akeneye kumenya niyo tugiye kugarukaho. N'ubundi hateganijwe inama rukokoma Ruvubatabakambwe Ruvubatabishingwe nyuma y'intsinzwi ya Mukura Victory Sport. Abayobozi b'iyi kipe bavuye i Huye, hari imyanzuro bafashe, hari ingamba bafashe, cyane cyane ziraza kwigirwa hamwe. Ese izo nama ni izihe? Izo ngamba ni izihe? Iyo nama iteye ite? Byose ndabifite ahangaha ku meza, ndabizanye. Abakinnyi bakenewe muri ekipe ya Rayon Sport, biragaragara ko akenewemo icyo twita renfort cyangwa se umusada, bitewe n'uburyo iyi ekipe ku munsi w'ejo yatsinzwe, ubona ko yarushijwe n'ikipe ya MVC. Ubuyobozi bugiye gukora iki? Byose tugiye kubigarukaho uko byakabaye. Hanyuma se intsinzwi ya Murera ivuze iki? Isobanuye iki? Ni iki muri rusange ku rutonde rwa shampiyona bishobora guhungabanya? Byose munyemerere mumpereze umwanya utari munini cyane, tubiganireho, dusesengure ubusesenguzi bugiye butandukanye. Gusa nyuma ya byose banzure ko wakoze subscribe ahangaha ku Imena Sport TV. Nusanga utarayikora uhita uvuga ati uyu munsi nicyo gihe nako kanyu iterekeho, hanyuma like zanyu tuba tuzikeneye, ibitekerezo byanyu byo ni nyamibwa, tuba tubitegerezanije na yombi. Ubwo rero ukibona ikiganiro cyacu ntuzuyaze rwose, uhite uterekaho, turaza kubiha agaciro ibitekerezo byanyu. Ku munsi w'ejo Rayon Sport ijya mu karere ka Huye, yari yajyanye n'abayobozi bose b'ikipe ya Rayon Sport, kuva ku muyobozi w'ikirenga kugeza ku muyobozi wa association. Ubwo uw'ikirenga mvuga ni Paul Muvunyi, wa association mvuga akitwa Paul Muvunyi. Abo ngabo bose bari bahabaye, baje kureba uko ikipe igiye gusoza fazare kabisa. Hanyuma baje gutera ingabo mu bitugu, tuhasanga n'uwitwa Uwayezu Jean Fidel. Twabonye nk'abareyo yaje asa n'utunguranye. Impamvu yaje asa n'utunguranye ni iyihe? Nuko nta muntu muri ekipe ya Rayon Sport ntekereza ko uyu munsi wa none yatekerezaga ko azabona Uwayezu Jean Fidel ejo kuri match. Yari yicaranye na perezida w'ikirenga Paul Muvunyi, bagenda baganira, bagenda bahana ibitekerezo. Ikigaragara cyo nuko ntabwo bari bahuriye kuri match. Ikigaragara cyo nuko bahuye bakagira ibyo basolvinga, bakagira ibyo bashyira ku murongo, cyane ko hari imvugo zari zarigeze gukoreshwa na bamwe muri bo bita abandi bisambo. Ariko icyo ngicyo burya ntabwo ari cyo gikuru, nta nubwo bari cyo umuntu aba akwiye guhora ashyira imbere ngo kize kiganze mu mitima y'abantu. Ahubwo ikintu umuntu aba akwiye gushyira imbere cyane cyane ni uburyo abantu basenyera umugozi umwe, bakubaka, ntibatatanye imbaraga. Uwo nawe ari mu bari baje, cyane cyane yari yaje kureba abakinnyi yaguze bakina, kuko antekereza ko kuva shampiyona yatangira ubwo Uwayezu Jean Fidel yararebye neza cyane Rayon Sport ikina kuri match ya Marine. Ntekereza ko atarahari sezo ibanza, amagaju yararwaye. Uyu munsi nibwo yari yongeye kugaruka kuri match. Unfortunately navuga ko yagarutse umunsi mubi, umunsi utariwo, agatangira dutsindwa, cyangwa se akagaruka dutsindwa mu by'ukuri ibintu bitanejeje na gato,
cyangwa se ibintu bitanejeje abantu na gato. Hanyuma ariko ibyo nta kinini byari bisobanuye, ntago byari bivuze ko kuba yaza tugatsindwa wenda hari aho bihuriye, oya ntaho. Ahubwo nyuma y'intsinzwi icyabaye, kuko urumva ko uretse uyu munsi wa none witwa Munyakazi Sadate we bigaragara ko yamaze kuburirwa irengero muri ekipe ya Rayon Sport. Uyu munsi ntabwo akigaragara kuri evenement za Rayon Sport, ntabwo akigaragara ku mikino, nyuma yo kwandika y'abaruwa yishyuza amafaranga avuga ko yagurije Rayon Sport bakamuha inkwenene, ndetse bikaza guteza n'ikintu gisa n'uruntu. Munyakazi Sadate ari mu bantu bahise babura kuri stade pe burundu. Uyu munsi Fideli we yagarutse. Kuba yagarutse ngewe navuga ko Fideli nta burya agira burya mu bantu babanye nawe barabizi mu gihe yamaze ayoboye ekipe ya Rayon Sport. Fideli nta burya agira, iyo yishimiye ibintu aba yabyishimiye arabivuga, niyo yanenze ibintu aba yabinenze. Nwango yabinenze ntago yaza kuri stade by'urwiyerurutse. Ubuyobozi match kirangira bwabaye nk'ubuhurira mu kantu k'agaserikire gato cyane, bemeza ko bagiye gushaka sustainable solution cyangwa se igisubizo gihoraho cy'ikipe ya Rayon Sport, cyane cyane mu bijyanye na SWAD. Hagiye kubaho icyo bita kongeramo imbaraga, kuminjiramo agafu, kuko uko byagaragaye twabonye ko rwose ekipe dufite ni nziza, ariko hari match zishobora kugera ugakenera ndi maboko arenze ekipe ufite. Hateganijwe inama izaba ku munsi w'ejo kuwa mbere, inama karundura, inama rukokoma, inama izigirwamo ingamba nshya za Rayon Sport ya phase retour, uburyo igomba kubihagaze, uburyo igomba kuzajya ikina, kuko ibintu birakomeye cyane. Bura uyu munsi ndukora iki kiganiro APR ntabwo ari yakina, irakina ku isaha y'isa 9 n'amagaju. APR iramutse itsinze amagaju turasigara tuyirusha amanota 2 ku gikombe dushaka gutwara. Murumva ko ibintu ntago byoroshye, ntago byoroshye. Retour tugiye kurangiza wakakanye dushatse twabara ko turayirangiza turusha APR 2. Nibyo wenda ni byiza kuko turaza kurangiza phase mva ngo retour sorry phase turaza kuyirangiza turusha APR amanota 2 atari menshi cyane. Byumvikane ko muri phase retour hakenewemo izindi imbaraga. Rayon Sport bavuze ngo iyo abari byashobokaga twari kubanana n'abakinnyi 5, twari kuzana n'abakinnyi barenze 3 dushaka uyu munsi, tukazana n'abakinnyi 5. Uyu munsi twicaraga twe tukibwira ngo ko dufite for inganya utsinda, tukaba dufite Kanamugero na Sefu, tukaba dufite Basane, tukaba dufite Richard, ubundi cyo gihari n'ikiye muri ekipe. Ariko ejo byagaragaye niba Richard nka nimero 8 ashobora kuva mu kibuga byanze agasimburwa na Sefu, rumva ko ibintu biba byakomeye tayari. SWAD haba hajemo ikibazo. Niba umukinnyi nka Richard ashobora kuva mu kibuga agasimburwa na Niyonzima Olivier Sefu, uhita ubyumva ko ibintu byakomeye. Nwango dukeneye abakinnyi yo basimbura kandi beza bari kuri rwa rwego rw'ababanzamo, byaba byiza bakaza bari no hejuru yabo, competition muri equipe ya Rayon Sport igatangira. Ushoboye akabanzamo, udashoboye akajya ku gatebe. Ni gutyo biraza kugenda. Ni gutyo biraza kugenda. Niba twabonye uwitwa Foringanye, hari aho byageze tubona ko akeneye kuba bibaye ngombwa yanasimbura, ariko se uramusimbuza nde? Kuri wingi dukeneye nimero 11 tipike
uwitwa Ojera akava kuri 11 akajya kuri 7 sorry uwitwa Basane akava kuri 11 akajya kuri 7 hari akaba ari nimero 11 typical waharemewe ntabyo kuvuga ngo arahengeka. Uwitwa Elenga Kanga we biragaragara ko rwose Rayon Sport kuyijera byaramunaniye, igitutu cya Rayon Sport kukikontorora byaramunaniye. N'uyu munsi wa none imikino ya Fazare irinze irangira tutarabona ngo Prince Junior Elenga Kanga ni muntu ki, ni mukinnyi bwoko ki. Urumva ko ibintu birakomeye. Rayon Sport ikeneye nimero 6 midfielder hatari urusha Keve datsori urusha Roger urusha Sef. Abo ngabo bazajya bicara bakigiraho bakareba uko umupira ukinwa. Abo bagomba kujya bicara karwa ngo nimero 6 wanyawe yambura imipira gute, ayisora muri box gute. Ejo byari ikibazo gusora imipira muri mediane, ijya imbere ijya kubataka, ijya imbere ijya mu mpande. Mukura yarabishoboye, irabanza kupa trajectoire zacu zihuza abakinnyi n'abafana, irangije ikupa trajectoire kandi nanone y'abakinnyi ubwayo kuri ya mipira bigenda iva hagati ca mu mpande igera kwa Bagayogo, igera kwa Basane, bayirekura kwa Foringanye, ku buryo warebaga Rayon Sport ukaba wagira ngo iri gukina itanuzuye. Hari ibiti biba byanyereye, ubundi ngiyi inkende irapfa n'ibiti biranyerera, niko bajya baca umugani mu Kinyarwanda. Ngiyi inkende yari iri bupfe, ngibiti bucya, ngigiti yuriraga neza rwose ngishobora kukinyagirirwa munsi. Ibintu birakomeye cyane. Ubuyobozi bwa Rayon Sport rero ikiza nuko nabo bakurikiranye uwo mukino, bakareba ibibazo byose byari bihari, bakareba icyo ekipe ya misinze. Uyu munsi komeza biganiro ikipe ya Rayon Sport hari witwa hari umukinnyi witwa Fahad Bayo nka rutayizamu Bayo Fahad Bayo ni wari uhari nka rutayizamu. Hari kandi umuwinga Ojera, hari umumediateri Joseph Saki ndetse n'uwitwa Aaron Banega. Abo nibo bakinnyi babiri bari bahari, ariko uyu munsi wa none nta wamenye bishobora no kuza guhinduka. Rayon Sport ikavuga ngo dukeneye abandi bakinnyi batari abangaba, ariko icyo twabonye kimwe cyo nuko nyine koko Rayon Sport ikeneye abakinnyi, ikeneye rutayizamu. Uyu Fahad Bayo nubwo bavuga ngo amazi igihe adakina akaba nahenze, ariko mbona ko ari umwe mu bakinnyi koko Rayon Sport yari ikeneye rutayizamu utari uwo kubahatisha, ku buryo ahandi Foringanye byanze dushobora kuvuga ngo baza Marina babiri. Dushobora kuvuga ngo bashobora kuza Marina ari ba rutayizamu babiri, bakaza bakazonga ikipe ari babiri, bakayishakamo igitego byanze bikunze. Rayon Sport ikeneye umumediateri typically. Ejo Kanamugeroje byagaragaye ko yabaye umwana, byagaragaye ko witwa Nisingizwe Christian n'uwitwa Jordan Nzao Dimbumba umuzayirwa barushije completely Kanamugeroje na Richard. Match yejo mana yanjye, it's a nightmares ku bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport. Zari inzozi mbi, ntago tweduruka kubona Rayon Sport idakina itagenda wibaza icyabaye. Tukavuga ngo ikibazo cy'imvune ya Keve no kubura kwa Bugingo Hakimu nibyo byateza icyo cyuho cyose. Niba turi ikipe ikomeye, ntabwo tuba turi ikipe yo kuvuga ngo havuyemo umwe ngo turashize, nka bya bindi by'ishyiga ry'inyuma ngo bavuga ngo havuyemo umwe ntitwarya.
hoya iyo ntabwo igomba kuba ari Rayon Sport. Uyu munsi twari tuzi ko ekipe yacu ari ikipe ikomeye, ekipe ya mbere n'iya kabiri, ariko ejo MVC yagize gutya yerekana ubwambure bwacu, irabutwereka iravuga ngo mukeneye kongera kwitekerezaho, badukubita akantu k'akanyafu ko kubwira ubuyobozi bwa Rayon Sport ngo mugiye muri Mercato ariko mukeneye kugura abakinnyi beza babasha hatari. Batunyuje akanyafu ko kudukebura, ko kwerekana ko urugendo ruracyari rurerure, tugomba kwitekerezaho. Kandi koko nibyo, y'abakinnyi ubwabo ntibirare ngo bumve ko amakipe yose bamaze kuyajya hejuru, baba batoza bakumva ko bibaye ngombwa bahindura tactique nshya, uburyo bw'imikinire bushya, bakumva ko tutarageraho umwanzi atarasa imyambi. Ubuzi bwa Rayon Sport bwavuyeho bwanzuye ko hagiye gutegurwa inama izaganirirwamo ibyo byose, akaba ari n'inama ya mbere tuzabonamo Uwayezu Jean Fidèle kuva avuye ku buyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport. Iyi nama Uwayezu Jean Fidèle yayitumiwemo, ni inama yamaze gutumirwamo, nta gihindutse azaba ari muri iyi nama agenda nawe atanga ibitekerezo. Ibintu birakomeye cyane. Abarimo bagacinya, abarimo ba Prosper bagomba gushyuha imitwe, bakicara bakareba igikwiye muri phase retour. Ko ubu phase rero twe twayisoje, tisoje dutsinzwemo match imwe, dutsinze 12 tunganyije 2, ntabwo ari umusaruro mubi. Ubundi muri championnat iri normale irimo amakipe asanzwe, uyu ngo ntabwo akagombye kuba ari umusaruro mubi. Ariko kuko tuzi ko dufite APR turi inyuma, iturya isata burenge, tubizi ko iramutse ifashe umwanya wa mbere cyangwa se igakuramo amanota tuyifitemo yose, igikombe cya shampiyona kugitekereza byaba bigiye kugorana ku rundi ruhande. Niyo mpamvu tuvuga ngo bakeneye gukora iyo bwabaga, bavuga ngo gukora iyo bwabaga, bagategura ekipe irambye. Muri defense navuga ko nta kibazo dufite, nta kibazo defense ifite ya Rayon Sport. Abakinnyi bacu baba Alfbeck yaba 2 na 3 nta kibazo kinini tuhafite, kuko Serumugo wasigariyeho Ombolenga yongeye kutwereka ko ari mwiza, ari umukinnyi ushobora gufasha ekipe. Siwe gusa kandi na wenda ikibazo kiri kuri 3 kuko Ganijiro yatweretse ko urwego rwe ruri hasi, rwo ku imidefandire iri hasi cyane. Bugingo Hakim ashobora gukenera undi mukinnyi umusimbura cyangwa se unabanza amahubwo akaza amusimbuye mwiza. Hagati mu kibuga 6 hakeneye umukinnyi, numva nimero 8 hari hakeneye umukinnyi usimbura Richard, cyangwa se byaba byiza akabanzirizamo Richard. Wingi kumuwinga nibyo koko dukeneye undi muwinga urusha bahaji, ushobora kuza Isaac intervena. Tugakenera na rutayizamu wo gusimbura Foringanye mu nama izakorwa ku munsi w'ejo. Izo nizo ngingo nyamukuru zizaba zigiye kwigwaho, bazaba bagiye kwigaho kugira ngo bafatire hamwe umwanzuro, barebe niki kirakorwa. Kipe rwose ya Mukura yagitwigirizaho nkana. Ariko ubwo nyine niko bigenda n'ubundi, uretse ko nta nubwo twatsinda imikino yose nabyo tujye tubyibukana. Baravuga ngo nta usangira n'udakoramo. Niba ukina n'amakipe ntabwo wavuga ngo uzapfa gusoza sezo nta kipe n'imwe ije ngo ikwitunatunireho birangiriye igukuyeho resultat. Biba bigoye cyane, biba bigoye cyane. Ubwo rero twese uyu munsi turi inyuma y'amagaju amagaju yo mu Bufundu bahoze bikomanga mu gatuza. Uyu munsi Foringanye yatsinze igitego cye ku munsi w'ejo gituma yuzuza ibitego 9. Witwa Chiza Serafi ari muri ekipe y'amagaju niwe bahanganye.
ubwo nawe turamenya uyu munsi niba araza kwijajara we n'abagenzi be kuri APR bakareba ko wenda hari icyo bayikoraho. Ubwo twese turaza kuba turi inyuma yayo, turaza kuba turi inyuma y'amagaju. Niyo yanganya nayo ntacyo byaba bitwaye, ariko by'akarusho nayo ikaba yayitsinda, ikayitsindira kuri stade ya Huye. Bwane yabidukoreye umuti, yabiducangiye irangi, iducangiye irangi ku rwego yo idatekereza. Ubwo rero ngayo nguko match twayitakaje, fazare yarangiye, hagiye gutegurwa phase de tour. Inama ziraza kuba, abakinnyi baraza kugurwa, ibyo byose birakorwa, byose from kuva kuri 1 kugeza kuri 0, byose uko byakabaye turaba turi kubibakurikiranira ahangaha ku Imena Sport TV. Niyo mpamvu tubabwira ngo nyaboneka ni mukande subscribe, mwebwe mutari mwayikanda mukande kuri like, tekerezo byanyu nabyo mukomeze mu bimanure ku bwinshi, kugira ngo tujye dukomeza kubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye, bigezweho, biryoshye, birimo amakuru acukumbuye nk'aya ngaya asesenguye neza. Ubwo rero reka nkomeze mbifurize icyumweru cyiza, amakuru aha ngaha ntabwo ajya ahagarara. Ciao, stay tuned.